ngo siko bizahora mu bategereza Uwiteka. Birashoboka ko wize amashuri kakagupfira ubuzima, mubwire ibitarakunze muri uyu mwaka byakunda mwutaha, ibitaremeye muri aya mezi yose 11 atambutse byakemera muri uku kwezi kwa 12, ibitarakunze muri iyi minsi yose y'ubuzima umaze byakunda. Kubera iki? Siko ntago isoni zenda kugukora, ndatangariza ubuzima bwawe, ntago isoni zenda kugukora kuko siko bizahora. Ntago wenda kumwara, ntiwenda gushoberwa. Birashoboka ko wari ushobewe mu kwa kabiri, ukwa gatatu, kwa kane kugashira ugishobewe, ariko reka ntangaze ngo siko bizahora. Birashoboka ko wabusibye kugaburira abana mu kwezi kwa 7 n'ukwa 8, ariko siko bizahora. Birashoboka ko urwo rugo rwanyeganyeze mu kwa 10 n'ukwa 11, ariko siko bizahora. Ndikumva nje gutangaza ibintu bikomeye mu isi y'umwuka, nje kukubwira ngo ntago ariko bizahora. Wambaye ubusa karisira bimenya ko wambaye ubusa, watiye imyenda yo kujyana muri korali no mu biterane. Birashoboka ko wagiye kurepeta wambaye intizanyo, ariko reka nkubwire ngo ntago ariko bizahora. Birashoboka ko n'agatabo k'indirimbo ufite wagatiye, ariko ntago ariko bizahora. Birashoboka ko abashyitsi bazi wowe ukajya gushaka udusahane two kubakiriraho, ntago ariko bizahora. Reka nkubwire ngo imiryango yaragutari, ariko ntago ariko bizahora. Twiringiye Imana ishobora ibintu, ngo Imana igira abantu ikugabiza. Abakuvuze nabi Imana iguhe ko bakujya inyuma, reka bakwanitse bakujya inyuma, reka baguteje amahirwe bakujya inyuma, munsi umwe bazakujya inyuma bashaka kugukamera. Ubu nsigaye mbona Imana ikorera umuntu ubukwe, nkabona n'ufite gatorosha arashaka kuza kujya kumurika ngo akamera umugeni wa, nkaho batangaje abantu baza kuza gukamera mu bukwe. Allo, ubu sigaye mbona Imana ituritse igitangaza, nkabona umuntu mubana muri quartier urimo urajya kurwana n'abakameramani, ujya kumutunga kamera ya telefone ngo urashaka kumukamera nkaho mutabana muri quartier. Kubera iki? Hari ikintu Imana ibiturikije gitandukanye, narije kuvuga ngo ntago ariko bizahora. Ubu mbonye ukuntu abantu Imana ituritse igitangaza abantu bakakuyitirira we. Umuntu kumva aradutse ngo ngewe ngo twaraturanye i Muhanga ntiwanabayeyo. Umuntu kumva aradutse ngo ngewe ngo twariganye ngo Nyamasheke ntunahazi. Imana yaturikije igitangaza, ntamva bazakugarukira ntago uzabagarukira. Reka Imana igutunguza ikintu gituma abanze bakujya inyuma. Reka Imana iguturikiriza ikintu gitumye abakwanditse umusozi basubira kuvuga n'ibyo utabatumye. Reka abavuze nabi bakuvuze nabi ngo urindaya ku musozi, Imana yongera ibakoreshe bagende bagutangira ubuhamya ko wasenze. Erega umugabo mwaherutse kujya mwuka aravuga ngo nukuri. Hari ikintu Imana igikora ngo abantu bakavanga rega twaragusengeye cyane. Yewe data wa twese we, uyu mwaka turangije ubusoza ariko uvuga uti siko bizahora. Hejuru y'ibyari bigutugaritse uvuga ngo siko bizahora. Birashoboka ko uyu mwaka urangije ukennye uvuga ngo siko bizahora. Birashoboka ko urangije uri umushomeri ngo siko bizahora. Birashoboka ko ufite intambara z'uburyo butari bumwe. Birashoboka ko utari kwemerwa, wadujya tuca mu gihe cyo gutemerwa, ugahanura ariko ntiwemerwe, ukavuga ubutumwa ariko ntiwemerwe, wajya kuvuga Imana ahantu bakabanza kukurebera mu gatambaro uteze no mu dukweto wambaye. Ibyo byose birashoboka kuko njye kwicaye imbere byambayeho, ariko utahangariza uyu mwaka n'igihe urimo uvuga ngo siko bizahora. Ku bantu bategereza Uwiteka ntago bazakorwa n'isoni, bajya bamera nkaho zigiye kubakora ariko ntago zibakora. Abantu bategereje Uwiteka bajya basa n'abagiye gukorwa n'isoni ariko ntago zibakora. Kubera iki? Kuko umwami Imana izadutabara, kuko Imana izatabara abayo. Nta mpamvu yo gukorwa n'isoni. Imana vugira ngo iki ongera ngo iki Emerera none tubasuhuze mu izina rya Yesu, mutwemere tubabwire ngo amahoro meza y'Imana abe ku buzima bwanyu. Izina ry'Imana kandi yacu rihabwe icyubahiro. Ni Imana yo mu ijuru, niyivuga bikaba, hanyuma yategeka bigakomera. Ni yindi iherutse kugutegekera, ni yindi iherutse kuntegekera. Turayishimira kuko igiye nyuranye iminsi n'ibihe, turayubashye kuko nta usa nayo. Njya nyibwira ngo mu byitwa Imana nta yizigera ingana nayo, nta nubwo yagereranwa. Imana yacu ntabwo igereranwa, turayishimira. Yarwanye intambara ikomeye ku buzima bwacu, sinzi ku buzima bwanyu nabwo nibyo. Reka nkubwire, ntangire nkubwira ngo ikintu kitakwishe kikugira umunyembaraga. Hanyuma nongere kukwibutsa ko ikitarakwishe mu kwa mbere, mu kwa kabiri, mu kwa gatatu, mu kwa kane, mu kwa gatanu, mu kwa gatandatu, mu kwa karindwi, mu kwa munani, mu kwa 9, mu kwa 10, mu kwa 11, nje kuvuga ngo ikintu kitaguhitanye muri ayo mezi yose ni cyicare kirindire kirebe neza y'Imana ku buzima bwawe. Ikitarakwishe, kitaraguhungabanyije, kitarakugize kajoriti, kitaratumye usara, ikitaragucanganyikishije ngo wirukanke ku muhanda abantu bakubone, ikitarakumva, ni cyicare kirebe neza y'Imana ku buzima bwawe. Nkunze Dawidi kuko aravuze ngo sinzapfa ahubwo nzarama, nta yindi mpamvu atari kugira ngo nirate ku bantu, ahubwo kugira ngo ntekerereze abantu imirimo Uwiteka yankoreye ubwo nari maze kwiheba.
musaraba. Wow, turongeye turabasuhuje mu izina rya Yesu kandi tubahaye ikaze. Ndabakunda cyane, muri impamvu ikomeye itumye ndi hano, kuko Imana ajyaga ibivuga ikambwira ngo nza no muri izo nza nari mfite, no muzo mfite, no muzo nzagira namwe murimo. Imana yarambwiye ngo nzaguha abantu. Ndayishimiye kubera ko yamaze kumpa abantu. Muzihangane, hari akantu njya nkora kagutya, nta kindi kintu, kubera sinezite. Hari ukuntu umwuka mvuga nkumva umwuka ubaye nk'ugabanuka, nkitabara nkugarura nta kindi kintu kiba kibaye. So icyo kintu mujye mukihanganira, ntabwo kiba cyumvikana neza, ariko nta kundi nabigenza, mu gihe dutegereje Imana. Umva nkukubita inkuru ndi kumva nje kukubwira ngo siko bizahora. Muri uku kwezi kwa 12 hari ijambo Imana ishyize ku mutima wanjye rinakomeye cyane, ritaryohera abanzi. Ndasubiramo, hari ijambo Imana ishyize ku mutima wanjye ritaryohera abanzi, ariko riryoheye abakunzi b'umusaraba n'abakunzi b'inzira y'agakiza k'Imana. Zaburi ya 25 murongo waho, reka tuharebe 25. Zaburi ya 25 murongo wa 3 haranditse ngo siko bizaba kubamutegereza, siko bizaba mu bamutegereza, ntawe uzakorwa n'isoni. Abava mu isezerano ari nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Icyo ni icyanditswe cy'uku kwezi kose, icyo ni icyanditswe cy'uku kwezi kose kwa 12. Niwo murongo duhagaze mu 25 Zaburi murongo waho wa 3 aravuga ngo siko bizaba mu, ntago ari kuba mutegereza mu, bivuze ngo ni benshi, ni abantu bari ahantu, ni itsinda ry'abantu, siko bizaba mu bantu bamutegereza, keretse aba mu masezerano nta mpamvu. Yes, uyu munsi tugiye kurebera hamwe umuntu, icyitegererezo cyiza cy'uko ubuzima bwawe butagombye kumera gutyo ngo bugume uko bwari bumeze igihe cyose Imana iri mu ruhande rwawe. Tugiye kurebera hamwe icyitegererezo cy'umuntu w'Imana, cyangwa se umuntu Imana yagiriye neza. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe umwe mu bantu, cyangwa se icyitegererezo, umwe mu bantu numvishe banyinsparinze kuza kukubwira ngo ntago ariko bizahora mu bantu bamutegereza, kuko ntawe uzakorwa n'isoni. Birashoboka ko ntazi ikintu Imana igiye gushingira ikugirira neza, ariko ndikumva gihari. Birashoboka ko ntazi inzira Imana igiye gucamo ikugirira neza, ariko ndikumva iyo nzira ihari. Birashoboka ko ntazi isaha Imana igiye kuziraho ikugirira neza, ariko ndikumva iyo saha ihari. Ntago nzi umunsi, ariko ndikumva uwo munsi uhari. Ndikumva atari ko bigomba kumera, cyangwa se ndikumva atari ko bizaba mu bantu bamutegereza. Nawe niba uri umwe muri abo bategereje Uwiteka, nje kukubwira ngo siko bizahora ku bantu, mu bantu bamutegereza. Yesu aturengere cyane. Nitwa Sandrine Uwihoreye, ndi evangelist, muvuga butumwa rwose. Ndanezerewe cyane ku bw'aka kazi Yesu amaye. Ni umurimo utoroshye ariko mwiza cyane w'icyubahiro. Biraryoha cyane kuvugira umuntu, kukubwira ngo genda umvugire, kandi akanasubira inyuma akakubwira ngo wakoze kumvugira. Biraryoha cyane. Hanyuma munyemerere tubanze dusenga Imana ibane natwe cyane kuruta ejo hashize, cyangwa se mu bindi byigisho. Turagushimiye kuko uri Imana y'amahoro, turakubashye cyane, ntuhabwe icyubahiro. Ndikumva atari ko bizaba mu bantu bagutegereza. Urakoze kubw'iki cyanditswe uduhaye muri uku kwezi, kiduhumuriza, kitugaruramo intege, kidusubizamo imbaraga. Urakoze cyane, turabikubahiye, ntuhabwe icyubahiro. Umuntu wese tugiye kubana, reka yongere yakira ibindi byiringiro bishya mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Turasoma muri Samuel wa 2, Second Samuel wa 2 ibice byaho 9 murongo wa 6 haranditse ngo nuko Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli yitaba Dawidi, ageze imbere ye agwa yubamye aramuramya, maze Dawidi aravuga ati Mefibosheti, aritaba ati karame, umugaragu wawe ni hano. 10 haranditse ngo kandi wowe n'abahungu bawe n'abagaragu bawe muzajye mumuhingira imirima ye, usarura imyaka kugira ngo mwene shobuja abone ibimutunga. Ariko Mefibosheti mwene shobuja azajya arira ku meza yanjye iteka, kandi Siba yari afite abahungu 15 n'abagaragu 20. Imana iturengera. Iyi ni inkuru y'umuntu umwe Imana inyoboye kugira ngo nkubwire ko ubuzima bwawe butaguma kumera gutyo mu gihe cyose wategereje Imana. Ni umugabo umwe witwa Mefibosheti. Iyo Bibiliya imuvuze imuvuga nkaho ari umwuzukuru wa Sawuli, kubera ko ni umuhungu wa Yonatani, akaba wo mu gisekuru cya Sawuli. Imana iturengere cyane. Dawidi yigize abana mu buzima butoroshye n'umuhungu witwa Yonatani muri icyo gihe cyo kugeragezwa kwe ku bwami. Ubundi mujya mwihangana, ntabwo tuba tuje kuvuga ibintu byose, tuvuga icyo Imana twohereje kuvuga. Hanyuma Dawidi yari umuntu wimitswe. Singiye
ukuvuga mu kwimikwa kwe abaho mu buzima hirya gusukwa amavuta asubira mu ishyamba. Amaze gusubira mu ishyamba igihe kiza kugera atabarana, donc Abisiraheli baratabara, bakuru ba Dawidi bajya ku rugamba. Dawidi bamwohereza, ise amwohereza mu kugemurira ibiryo bakuru be ku rugamba. Ahageze asanga hari igihanda cyitwa Goliyati kibamere nabi, kiraza kigatuka Imana y'Abisiraheli, kigatuka n'Abisiraheli bagasubira mu myobo cyo kikaguma kiyesera aho ngaho. Hanyuma Dawidi abibonye yumva agize umubabaro, aravuga ngo ninde muntu uhangaye gutuka Imana iri mu ijuru nyizi neza? Ninde muntu uhangaye? Bati nuriya yitwa Goliyati, bamubwira inkuru. Arabaza ati ninde, bizagenda bite ku muntu uziciye umugabo, bizagenda gute? Imana iturengere. Icyo bamusubije, bamubwiye ibihembo birimo harimo no kurongora umukobwa w'umwami Sawuli. Hanyuma reka nihutishe, igihe kiza kugera Imana ijyana Dawidi kwa Sawuli kujya kumutorezayo ubuzima bw'ibwami n'iki n'ibyo inkuru zaho murazizi, n'intambara agiye ahuriramo nazo. Ikintu Bibiliya nashatse kugira ngo ngendere no kugira ngo tugere kuri uyu muntu witwa Mefibosheti. Hanyuma Bibiliya iravuze ngo umunsi umwe Dawidi akajya ahura n'intambara. Mu ntambara zikomeye Dawidi yahuye nazo harimo n'intambara ikomeye yaturukaga kuri Sawuli. Aho niho rwabaga ruzingiye, kubera ko umuhamagaro wa Dawidi Imana yamutoreje kuri Sawuli bigera ku rwego inamugabiza gutya. Ariko Dawidi avuga ijambo rikomeye ngo sinamwica kuko sinshobora gukozaho inkota, sinshobora kwica umuntu wasizwe. Imana iturengera. Hanyuma muri iyo ntambara ikomeye yo guhigwa k'ubuzima bwe ni naho umuhungu wa Sawuli witwa Yonatani yakundaga Dawidi cyane, agakunda kumuzibira cyangwa se agakunda kumukingiriza. Rimwe se yashaka kumwica, Yonatani akamusimbutsa cyangwa se akamucikisha. Ijambo ry'Imana rivuga iki? Dawidi na Yonatani bari barabaye nk'uduti dukubiranije. Yesu aturengere cyane. Hanyuma iyo usomye usanga igihe cyaraje kugera Sawuli aratanga, Yonatani avaho nawe aratanga, ariko Dawidi ku ngoma ye yibutse neza y'umuntu witwa Yonatani ku buzima bwe, arabanga ibintu ntabwo nabyihererana. Sinshobora kurya ibi biryo ntabanje kumenya, sinshobora kuryama neza, sinshobora kuba muri ubuzima buryoshye muri luxury ntabanje kumenya ko hari umuntu wigize asigara mu muryango kwa Yonatani kugira ngo mugirire neza n'imbabazi z'Imana. Hanyuma iyo usomye Bibiliya ikwereka ukuntu Dawidi yamanutse ajya i Nyarurembo ahantu, ajya ahantu mu cyaro cyangwa se ajya ahantu mu mudugudu runaka, ajya kureba ko nta muntu waba warasigaye wo mu muryango wa Yonatani, mu muryango tena wa Sawuli, kugira ngo Dawidi amugirire imbabazi z'Imana. Hanyuma mu kujya kubaza n'ubundi yarabajije, ageze yarabanda babaza, nta muntu wasigaye wo mu muryango wa Yonatani, mu muryango wa Sawuli ukomoka kuri Yonatani, kugira ngo mugirire imbabazi z'Imana. Tubona uwitwa Siba. Iyo usomye Bibiliya irakubwira Dawidi amaze kugerayo, hari umuhungu, hari umusore cyangwa se hari umugabo, ni umugabo kuko Bibiliya yerekanye abana yari afite umubare wabo ukuntu banganaga. Yesu aturengere cyane. Yari afite ngabaja, reka nze mbabwire umubare w'aba bantu. Ngo yari afite abagaragu n'abaja, yari afite abahungu 15 n'abagaragu 20. Uyu ni umuntu w'umugabo wihaye, wakoreye amafaranga, wabaye ibwami cyangwa se wakunze kumenya byinshi ku bigendanye n'ubuzima bwiza. Ariko abonye umwami amanutse aje kubaza niba nta muntu wasigaye mu gisekuru cya Sawuli kwa Yonatani kugira ngo amugire imbabazi z'Imana, abajije Siba yasubije ikintu ntajya nkunda mu buzima. Aba bantu kandi tubana nabo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ubu dufite abantu batwimishije amahirwe, mvuze ku ruhande rwanjye, kubera kutamenya uburyo bakwiriye kutuvuga neza. Nkiri muri aya mavuta reka ninginga Imana kugira ngo iguhe umuntu ubasha kukuvuga neza mu buzima bwawe. Imana ikuzanira umuntu byibuze wagusobanura, akagusobanura neza bijyanye n'uko bagukeneye. Ubu hari abantu bagiye babona amahirwe y'akazi ahantu, ariko bagahura n'abantu babavuga nabi. Ubu dufite abantu bagiye babona abantu babaranga, ibingi byo kwanga uwabuze umuranga yaheze mu nzu kwa nyina. Ugasanga umuntu aridekara, nta muntu akavuga ati ariko arahari ariko ntashobotse. Imana ikuvaneho umuntu ukuvuga nabi, kuzanira umuntu wakuvuga neza. Hanyuma Dawidi uko yarema bibaza, abaza Siba abarahagurutse aravuga ati nukuri, ati nukuri. Kandi ibintu Siba yaragiye kuvuga nukuri byari byo, ariko ntago byari bikenewe muri iki gihe, kubera ko iki mwami yashakaga umuntu, ntago yashakaga uko yaba ameze. Biravuze ngo umwami mu gihe ari kubaza Siba ateye agatabi ati nukuri uwo muntu arahari yitwa Mefibosheti, ni umuhungu wa Yonatani cyangwa se ni umwe mu muryango wo kwa Yonatani, kandi arahari rwose, nukuri barabizi ko ari umuryango wo kwa Sawuli kwa Yonatani, birazwi hano Nyarurembo birazwi.
ariko Imana igukurireho abantu bakuvuga ariko bagaherekeresha ku kantu kitwa ariko. Imana iguhungishe ikuvanireho abantu bakuvuga ariko bikaza kurangira bongeyeho akandi kantu katari ngombwa kavuga ariko. Ubundi ariko ibije kuvuguruza ibyavuzwe mbere. Ni mwiza ariko afite ibirenge binini, ni mugufi ariko aranabyibushye, ni muremure ariko afite amabinga. Ariko ije kuvuga, ije kuvuguruza ibyavuzwe mbere. Biravuze ngo Simba arahaguruka avuga ngo ni ukuri arahari ariko amugaye ibirenge. Dawidi kuko yarakeneye umuntu avuga ngo uko biri kose ndamushaka hano. Hanyuma turashimira Imana itareba nk'abantu, Imana ishimwe. Dawidi akimara kumubona aramuhamagara aramubwira ati Mefibosheti. Mefibosheti nawe mu kinyabupfura cyinshi yitaba umwami aravuga ngo karame mwami ndi hano ndakwitabye. Ariko Bibiliya igiye kwisoma usanga aravuga ngo guhera uyu munsi uzajya urira ku meza yanjye. Amubwira ibintu byinshi agiye kuzamukorera. Icyo ngiye kugendera hano si ukuvuga inkuru zabo, ahubwo ndashaka kugira ngo nkubwire ukuntu atari ko bizahora ku bantu bategereza Imana. Imana iturengera. Bibiliya iravuze ngo Dawidi amubwira ukuntu agiye kumuhindurira ubuzima, amubwira ukuntu agiye kuzajya atangira kurira ku meza ye, amubwira ukuntu agiye guhera uwo munsi kujya agira abaja n'abagaragu, amubwira ibintu bikomeye. Igitangaza cyahabaye data wa twese, Imana yakoresheje uwamuvuze nabi aba ari uhinduka umugaragu we n'abo mu rugo rwe rwose. Bibiliya yavuze ngo yari afite abahungu 15 n'abaja 10 n'abagaragu 20. Abo bose baza kuri Mefibosheti batangira kujya bamukorera bahinduka abagaragu. Imana y'amahoro, umva nkubwire, narinje kukuvuga ngo siko bizahora ku bantu bategereza Imana, siko bizahora mu bategereza Uwiteka. Ntago ariko bizahora, kubera ko ahantu batuvugiye nabi aho niho Imana igizira ikadutangira ubundi buhamya butandukanye. Kandi hari ukuntu Imana igiye ibikora, kuko siko bizahora Imana igafata bakuvuze nabi bakakugaragira. Hari ukuntu Imana igiye ibikora igafata bakuvuze nabi yarangiza ikabashyira inyuma yawe bakagenda bagukomera amashyi banari kuririmbira utabibategetse. Hari ukuntu Imana igiye ibikora, bamwe bakwimye ibiryo mu gihe gikwiriye Imana ikaguhera ikabakugabiza nawe ukabagiraho ubasha ukabasha kubagaburira n'ababo. Hari ukuntu Imana igiye ibikora mu bantu bategereje Uwiteka, abantu batari bazi kuzarwubaka ngo ruhame bakaza kugusereburira imyaka 20 umaze wubatse urugo. Hari ukuntu Imana igiye ibigenza mu bantu bayitegereje, abantu bari bazi kutazigera ubyara, bazi n'ibintu bakoze, bakaza kuza muri baby shower, bakaza kugushawaringa ndetse bakaza no guterura umwana no kuza kugwema kubera Imana yategetse. Reka mabwire ngo Imana yategetse nta kintu kitakunda. Biravuze ngo siko bizahora mu bantu bamutegereza, keretse abantu bava mu masezerano nta mpamvu. Abo nibo bazakorwa n'isoni. Turashimira Imana ko ititeguye na gato kuba yadukoza isoni kandi twarayitegereje. Turashimira Imana ko ititeguye na gato kuba yadusiga kandi twarayihamije. Turashimira Imana ko ititeguye na gato kuba yamera nk'itwibagiwe kandi twarayivuze. Turashimira Imana ko atari ko bizahora. Birashoboka ko iminsi yakwereka ko wibagiranye, ariko mu ijuru hari Imana izirikana. Birashoboka kubona ko nta ngingo n'iyi nimwe yakurengera, ariko mu ijuru hari Imana ibasha kumenya icyo yashingereza kukurengera. Birashoboka kubona ko nta hantu hamwe Imana yakandagira ngizi kuzaniye ubutabazi, ariko niyo ifite ahantu yahagarara, niyo ifite ahantu yakandagira, niyo ihazi neza ahantu yakandagira kandi igaseruka ku buzima bwawe. Imana iturengere. Mefibosheti utarigize arota no kubibwami, Mefibosheti utarigize arota no kuzakandagirayo. Mefibosheti wari umugaye ibirenge, iyo ugiye kureba usanga yari inyifuye umuntu wari umuhetse mu gihe cy'urugamba, mu gihe cy'intambara. Aha niho ubumuga bwavuye. Ntabwo yagize avuka ari ikimuga, afite ubumuga, ariko ntiyigize arota kubera ko yumvaga ari umunyabusembwa, akumva ko atakwibuka, akumva ko nta kintu na kimwe, nta ngingo n'imwe yamurengera. Umva nkubwire, aho udatekereza niho Imana yanyura. Ibyo utibwira Imana irabyibwira. Narije kukubwira ngo siko bizahora mu bategereza Uwiteka. Birashoboka ko wize amashuri kakagupfira ubuzima. Nkubwire, ibitarakunze muri uyu mwaka byakunda mwutaha, ibitaremeye muri aya mezi yose 11 atambutse byakemera muri uku kwezi kwa 12, ibitarakunze muri iyi minsi yose y'ubuzima bumaze byakunda. Kubera iki? Siko bizahora mu bantu bamutegereza. Imana iturengere. Iyo usomye Bibiliya ikwereka abantu bose bagendanye n'Imana ko atari ko bizagumye. Iyo usomye ibyanditswe byera bikwereka ba Esteri, bikakwereka abandi ba Hana, bikakwereka ba Sara. Iyo usomye ibyanditswe bikwereka abantu nk'aba Elisa, bikwereka ba Eliya. Siko byahoze. Umuntu wese ugendanye n'Imana hagomba kuboneka ikintu bita impinduka. Bibiliya iravuze ngo siko bizahora mu bantu bamutegereza, ntawe uzakorwa n'isoni. Ntago isoni zenda kugukora, ndatangariza ubuzima bwawe, ntago isoni zenda kugukora, kuko siko bizahora. Ntago wenda kumwara, ntiwenda gushoberwa. Birashoboka ko wari ushobewe mu kwa kabiri, ukwa gatatu, ukwa kane kugashira ugishobewe, ariko reka ntangaze ngo siko bizahora. Birashoboka ko wabuze ibyo kugaburira abana mu kwezi kwa 7 n'ukwa 8, ariko siko bizahora. Birashoboka ko urwo rugo rwanyeganyeze mu kwa 10 n'ukwa 11, ariko siko bizahora.
nikumva nje gutangaza ibintu bikomeye mu isi y'umwuka, nje kukubwira ngo ntago ariko bizahora. Wambaye ubusa karitsiye bimenya ko wambaye ubusa, watiye imyenda yo kujyana muri korali no mu biterane, birashoboka ko wagiye kurepeta wambaye intizanyo, ariko reka nkubwire ngo ntago ariko bizahora. Birashoboka ko n'agatabo k'indirimbo ufite wagatiye, ariko ntago ariko bizahora. Birashoboka ko abashyitsi bazi wowe ukajya gushaka udusahane two kubakiriraho, ntago ariko bizahora. Reka nkubwire ngo imiryango yaragutaye, ariko ntago ariko bizahora. Twiringiye Imana ishobora ibintu byose. Mbabarira ubahe Paul abarozi bakuroze batakwishe ngo ujye mu butaka, ubatangarize ko atari ko bizahora. Yego nibyo barakuhinamishije, basimbizi, birashoboka ko bagukorera ubufindo bugaragara pe, ariko siko bizahora, kuko mu ijuru hari Imana iri hejuru y'imbaraga z'abarozi. Umunsi umwe Mose ageze kwa Farawo ngo arambika inzoka hasi, na Farawo aravuga ati reka ibi bintu natwe hano turabizi, aya makuru natwe turayafite, ubufindo natwe turabikora. Ahamagaye abahungu aho ngaho bari barareze udutuza, nabo bafite inkoni ngo bitwaga abakonikoni, nabo baraza barambika hasi zabo, sinakubwira nazo zihita zihinduka inzoka. Ariko iya Mose, mu ijuru hari Imana ifite imbaraga zimira izindi, kuko ntitubayeho kubw'abantu, tubayeho kubw'Imana. Hari imbaraga z'Imana zibasha kumiragura ubwo bubaraga bundi, mbese zikabunetraliza. Hari imbaraga mu ijuru Imana ijya yururutsa zigakuraho imigambi y'incakura. Iyo bivuga nuko tuzibonye mu ijuru hari imbaraga z'Imana zibasha kururuka kubera kuki biravuze ngo siko bizahora mu bantu bategereza Uwiteka. Abantu bose bategereza Uwiteka naga amateka ajya gumuka. Iyo usomye ugasoma usanga Lazaro amateka yarahindutse no ku munsi yapfiriyeho, hashize iminsi ine amateka ya Lazaro yariyanditse. Mbese iyo usomye kwa Yayiro usanga amateka yarahindutse. Kubera iki? Ntago ariko byahoze. Abantu bamubonye arwaza, bamubona akana kapfuye, ariko bukeye mu gitondo kubwo guhamagara Yesu no kujya gushaka Yesu, ntago ariko byagomye. Tangariza abantu bakumanikiye amatangazo, babwire ngo siko bizahora. Mwavuze ko nzakenyuka, ariko siko bizagenda. Mwavuze ko ntazikamira nayimbwa. Ejo sinzo twasenganye aravuga ngo isi yaramubwiye ngo ntazikamira nayihene. Niba ntukambaze ngo nayo kwigare ntazayikamira, ntimumbaze n'ibigare risigaye rikamwa. Abantu basigaye bagira utunwa bakatura n'ibyo batakatuye kubera imitima mibi yaje ubwoya. Ariko reka nkubwire ngo siko bizahora. Ntago uzamera uko abantu bashaka, uzamera uko Imana ishaka, kuko niyo ya mbere na nyuma, ifite umugambi kandi ifite ijambo rya mbere na nyuma ku buzima bwawe. Tangariza abo bayogosenge bagutabye ahantu n'abakumanitse mu biti. Tangariza abo bantu bagiye bakujyanye za hehe hano hirya za Tanzania na za Nigeria. Tangaza. Ubu ntituza hano amafoto yacu ari, ntidushinzwe no kuhamenya, ariko siko bizahora. Biravuze ngo siko bizahora ku bantu bamutegereza, mu bantu bategereza Uwiteka. Baba barabaririmbyi, baba ari abahanuzi, baba ari abinginzi, baba ari abashumba, baba ari abarimu. Ntago ariko bizahora. Umunsi umwe Siba yizanishwa ubugambo, aratangiye ati mwami Dawidi, uwo muntu arahari hano i Nyarurembo, uwo muntu arahari mu gisekuru cyo kwa Sawuli, turamuzi kwa Yonatani. Ariko amugaye ibirenge. Guhera uwo munsi aho yamusebereje, guhera uwo munsi aho yamutangiye amakuru mabi, guhera uwo munsi aho yamusebereje, guhera uwo munsi aho yamuvugiye nabi, guhera uwo munsi aho yamutangiye ubuhamya bubi, guhera uwo munsi aho yatangiye kumunegurira, guhera uwo munsi aho yavuze ibyo batamutubajije, guhera uwo munsi bihita byanzurwa. Dawidi ahita yanzura ati Siba undi ati karame mwami, uri hehe n'abagaragu bawe? Ati ndi hano. Uri hehe n'abahungu bawe bateruye ibyuma? Ndi hano. Uri hehe n'abawe bose? Ndi hano. Guhera uyu munsi muba abagaragu bawe Mefibosheti, mujye mumumenyera ko bogisa zifuze, mujye mumumenyera ko mbese yariye, mujye mumumenyera ko yakarabye. Nari ntangaje ngo Imana igira abantu ikugabiza. Abakuvuze nabi Imana iguhe ko bakujya inyuma. Reka bakwanitse bakujya inyuma, reka baguteje amahirwe bakujya inyuma. Munsi umwe bazakujya inyuma bashaka kugukamera. Ubu nsigaye mbona Imana ikorera umuntu ubukwe, nkabona n'ufite gatorosha arashaka kuza kujya kumurika ngo akamera umugeni wa, nkaho batangaje abantu baza kuza gukamera mu bukwe. Allo, ubu nsigaye mbona Imana ituritse igitangaza, nkabona umuntu mubana muri karitsiye urimo urajya kurwana n'abakameramani, ujya kumutunga kamera ya telefone ngo urashaka kumukamera nkaho mutabana muri karitsiye. Kubera iki? Hari ikintu Imana ibiturikije gitandukanye. Narije kuvuga ngo ntago ariko bizahora. Ubu mbonye ukuntu abantu Imana ituritse igitangaza, abantu bakakuyitirira we. Umuntu kumva aradutse ngo ngewe ngo twaraturanye i Muhanga ntiwanabayeyo. Umuntu kumva aradutse ngo ngewe ngo twariganye ngo i Nyamasheke ntunahazi. Imana yaturikije igitangaza, ntamva bazakugarukira, ntago uzabagarukira. Reka Imana igutunguza ikintu gituma abanzi bakujya inyuma. Reka Imana iguturikiriza ikintu gitumye abakwanditse umusozi basubira kuvuga n'ibyo utabatumye. Reka abavuze nabi, bakuvuze nabi ngo urindaya ku musozi, Imana yongera ibakoreshe bagende bagutangira ubuhamya ko wasenze. Erega
umugabo mwaherutse kujya mwuka aravuga ngo nukuri hari ikintu Imana igikora ngo abantu bakavuga ngo rega twaragusengeye cyane yewe data wa twese we. Uwitwa Siba Dawidi aramubwira ati guhera uyu munsi ugiye kuzajya umenya ko Mefibosheti yakarabye ibirenge, ugiye kujya umenya ko yoze, ugiye kujya umenya ko yanyweye neza, ugiye kuzajya umenya ko umutekano umeze neza, ugiye kujya umenya isahani yaririyeho ndafashijwe. Imana y'amahoro igira ibintu igukorera. Narinje kukubwira ngo siko bizahora. Abavuze ibya mbere reka bavuga ibya kabiri, reka bagira umunwa baravuga, reka bavuze ibya mbere bavuga n'ibya kabiri. Bavuze ko wize barabimenya ko wize. Erega umunsi wa graduatinze barabimenye, bamenye ko graduatinze. Hanyuma maze no kugraduatinga baravuga ati nukuri wa mwana wo kwa kana kayize yashoje. Barabimenya nyine baraza sinakubwira. Nyuma yaho ukwezi kwa mbere kwa kabiri babonye ikicaye mu rugo baterega hano ubwo ya graduatinze ariko nta kazi. Reka Imana igukorera ikiwumutse abavuze ibyo byose basubira inyuma bavuga banamamaze ko wakabonye kandi keza. Narije kukubwira ngo siko bizahora ku bantu bategereza Uwiteka. Impamvu abantu barambiwe, abantu babitaye, abantu babivuyemo nuko bananiwe yo utegereje Uwiteka urashaka kurengerwa n'Imana. Narije kukubwira ngo siko bizahora. Uyu mwaka turangije ubusoza ariko uvuga uti siko bizahora. Hejuru y'ibyari bigutugaritse uvuga ngo siko bizahora. Birashoboka ko uyu mwaka urangije ukennye uvuge ngo siko bizahora. Birashoboka ko urangije uri umushomeri uvuge ngo siko bizahora. Birashoboka ko ufite intambara z'uburyo butari bumwe. Birashoboka ko utari kwemerwa wadujya tuca mu gihe cyo kutemerwa ugahanura ariko ntiwemerwe, ukavuga ubutumwa ariko ntiwemerwe. Wajya kuvuga Imana ahantu bakabanza kukurebera mu gatambaro uteze no mu dukweto wambaye. Ibyo byose birashoboka kuko njye kwicaye imbere byambayeho, ariko utahangariza uyu mwaka n'igihe urimo uvuge ngo siko bizahora ku bantu bategereza Uwiteka. Ntabwo bazakorwa n'isoni bajya bamera nkaho zigiye kubakora ariko ntabwo zibakora. Abantu bategereje Uwiteka bajya basa n'abagiye gukorwa n'isoni ariko ntabwo zibakora. Kubera iki? Kuko umwami Imana izadutabara, kuko Imana izatabara abayo. Nta mpamvu yo gukorwa n'isoni. Yesaya yinjira mu kindi kirere aravuga ngo kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera. Avuga amagambo akomeye aravuga ngo nicyo gituma nkomera, uruhanga rwanjye rugakomera. Reka nkubwire ngo komerera ahura ariko uvuge ngo siko bizahora. Itandukanye na karande uvuge ngo mwakarande mungenzeho igihe kinini ariko siko bizahora. Itandukanye n'abakwanga uvuge ngo nubwo mwanyanze ariko siko bizahora nanjye nzagira abankunda. Niba hari umuntu wateshejwe agaciro mbamo, you may excuse me, nateshejwe agaciro ku rwego rukomeye. Niba hari umuntu wavuzwe mbamo na n'uyu munsi bakiyomba yomba, Mana data wa twese we. Niba hari umuntu wishwe n'inzara yananyeshe ndayumva no magufa numva igezemo. Niba hari umuntu waraye mu ngo nka 800 ndimo. Niba hari umuntu wararaguje mbamo. Niba hari umuntu wabaye homeless mba mu gihugu mbamo. Niba hari umuntu data wa twese we. Ariko ndi hano kukubwira ngo siko bizahora kuko nanjye siko byahoze. Uko mbona uyu munsi siko nahoze sinako nzahora. Imana iri mu ijuru ihindura ibihe, ihindura ibihe igatanga ubundi buhamya. Imana inyuranye iminsi n'ibihe, Imana inyuranye amateka, Imana inyuranye nje kukubwira ngo siko bizahora mama. Umva nkubwire wa mugabo ufite amarira menshi ariko siko bizahora. Mu ijuru hari Imana ihosa, ntabwo ijya yirengagiza uyiringira. Ariko Mana uyu muririmbyi aramfasha sinzi ukuntu njya sibizi ubu dukora ibintu sinzi dukizwe bavuga ngo nukuri ntago azamaramo kabiri. Erega dutangira kuvuga ngo azasarara umwaka ukarinda wihirikana utanakoroye. Ndafashijwe. Turashimira Imana y'amahoro kuko ariyo kwizerwa. Narinje kukubwira ngo siko bizahora. Ndikumva ariyo mavuta magazemo mu rugo kwa 12. Nta rindi jambo ribunyumva uretse siko bizahora. Mu ijuru hari Imana yiteguye guhindura amateka kuko siko bizahora. Ndikumva nje kukubwira ngo uyu mwaka nutakurangiza uzawurangiza. Ndikumva nshaka kukubwira ngo urangize mu izina rya Yesu. Uvuge ngo uko bisa kose n'amakuru ndayamenye kuko siko bizahora. Imana igiriye neza, Imana inyambitse, Imana igabura, Imana vugira ngo iki ongera ngo iki iyi Imana irashoboye. Hayiwe mumvugire ngo Imana wa kandi niba munkunda muzajye munkundira Imana kuko niyo mbonye. Sinzigera nicara mvuga umuntu kuko turababonye. Nzavuga Imana kuko niyo nabonye cyane. Erega n'abantu turababonye kuko tubabamo tubirwamo tubavukamo. Turababonye we turababonye. Niba hari umuntu wakabaye nicara nkavuga umuntu ninjye kuko nababayemo abancumbikiye. Ayiwe data wa twese we abanyirukanye. Yewe data wa twese Imana iromora basha. Imana iromora. Ntago mubizi. Uzijye wihoreye. Nkicara gutya nkavuga ndi guseka. Imana iromora. Nawe izakoma. Ayiwe ninjye wakabaye nicara hano nkavuga umuntu. Nkavuga nti mbonye Imana impaye platform yo kuvugiraho reka nze mbanike. Inde. Ni wumva nkuvuze.
Zagenda unsengere kuko nzaba naguye, nta mwanya nabona, ntawo pe, ntawo. Reba aho nicaye hano, ntawo. Mbonye Imana ayiwe, mbonye Imana, mujye mureka nifashirizwe. Mbonye Imana, mperutse kuyibona, mperutse kumva n'Imana inyomora ibikomere byose bishira. Ubu nta muntu ngirira inzika. Niba uzi ko wanampemukiye bagenzi, utazajya wumva nivugira gutya. Mutima wanjye Yesu yarawomoye, yanyomoye ibikomere, yampaye abantu bankunda. Niba uzi ko rwose hari aho twahuriye ukanjanjagura, pole sana, ntacyo nzakuvugaho. Emwe ni ukuri nunanyataka sinzakwataka, kuko mu bintu narahiye Imana nkorera ntago numva mfite gahunda yo kuzicana ngo mvuge umuntu, nubwo iminsi yagenda iti, nubwo byumva ni ukuri, kuko turababonye siko bizahora. Imana ibaho umugisha, mwakoze kudukurikira. Ukore subscribe, tubane iminsi yose, ariko wicare aho uri hose, waba uri mu mujyi, waba uri mu cyaro, wafite akazi, waba utagafite, waba ubayeho neza cyangwa nabi, uvuge ngo siko bizahora. Tubonye umwaka urangiye ibyago biba byinshi, ariko uvuge ngo njye ntaho nenda kujya, kuko siko bizahora. Yesu abaho umugisha, Yesu abagiriye neza, ndabakunda mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana. Imana y'amahoro ibakomeza, ariko siko bizahora. Uri Imana y'inzobe n'ibikara, uri Imana y'abagufi n'abarebare, uri Imana y'ababyibushye n'abananutse, uri Imana y'ibifite imibiri byose. Niko wabwiye Yeremiya. Turagushimiye, uratubwiye ngo siko bizahora. Turakwiteguye ngo uzuhindure ibihe, turakwiteguye ngo uzinyuranye ibihe. Umuntu wari udukurikiye umunyuranyize ibihe, mu izina rya Yesu, amen. Blessings.